umubyeyi mwiza w'imfura uhetse inganzo nyarwanda, ni ikirenga mu bahanzi, akaba inkingi ya mwamba muri muzika nyarwanda, Cecile Kayirebwa. Umunyabigwi cyane Professeur Alexandre Kimenyi amusingiza agira ati: Cecile Kayirebwa ni ikirangirire cyarenze, Kayirebwa ni icyogere mu mahanga, ni isheja ntiyijanwa, iyo ijwa rishotoye yishimye riragushegesha ugashira. Tugiye kurebera hamwe Cecile Kayirebwa ni muntu ki, akunda iki, ibyo yakoze yabikoze ate, mbese dutatura amateka y'akantu ku kandi ahesha ishema ubuhanzi muri rusange. Nongeye kugusuhuza wowe ukunda B+ TV, by'umwihariko ikiganiro The Play, aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu gisata cy'imyidagaduro. Urukundo rwawe ni urw'agaciro gakomeye. Njye waguteguriye nkaba ngiye no kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Roger Twiz. Ubundi Cecile Kayirebwa ni mwene Rwabagabo rwa Rukaraga, yavutse ku itariki ya 22 Ukwakira mu 1946, avukira mu mujyi wa Kigali ari naho akurira. Kayirebwa ukomora inganzo ye kuri se Rwabagabo nawe wari umuhanzi, ageze mu mashuri yisumbuye kuri Ecole Sociale de Karubanda Butare, nibwo yatangiye kuririmba indirimbo gakondo no guhimba indirimbo ze bwite, akabikora mu buryo bwo kwishimisha zitura inshuti ze, azinyujije kuri Radio Rwanda. Mu ndirimbo Kayirebwa yahimbye harimo nk'iyitwa Inyange Muhorakeye yakunzwe cyane, yayihimbiye umwamikazi Rosalia Gicanda, yajyaga yiririmbira umwamikazi amususurutsa yagiye kumusura. Akazi yakoraga nka assistante sociale katumye ahura n'abantu bo mu bice bitandukanye by'igihugu, nabo bakundaga ibijyanye n'umuco gakondo n'ubuvanganzo, nuko atangira gukorana n'abaririmbyi, by'umwihariko abacuranzi b'inanga. Umwaka w'1973 ubwo abatutsi bongeraga gutotezwa mu Rwanda, by'umwihariko abanyeshuri n'abakozi ba leta, Kayirebwa iryo totezwa nawe ryamugezeho, maze ahita ahungira mu gihugu cy'u Burundi, ahava yerekeza mu gihugu cy'u Bubiligi, aba ari naho atangirira umuziki mu buryo bw'umwuga. Kayirebwa n'umugabo we duhora twibuka, intore y'igihame Karegera Innocent, bakigera mu Bubiligi ntibibagiwe igihugu cyabo, babyerekanye cyane mu byo bakoze byinshi, bashinga amatorero arimo nk'itorero ryabo ryamenyekanye cyane ryitwa Inyange, ryigishaga urubyiruko kubyina, guhamiriza, kugira ngo basigasire umuco nyarwanda utazaca injishi. Mu buhungiro kandi, mu gihe kiri hagati y'icyumweru kimwe na 2, Kayirebwa yaramaze gukora album iriho indirimbo 11 zakunzwe bikomeye. Mu ndirimbo zari kuri iyo kasete zakunzwe cyane harimo nk'iyitwa Ikizungerezi, Marebe, Uri mwiza Segaju n'izindi nyinshi. Mu 1981 ubwo Kayirebwa yasohoye kasete ya mbere, ayikurikiza n'izindi mu 1983. Muri uwo mwaka w'1983 Kayirebwa yatangiye kwiga ibyerekeye umuziki gakondo wa Kinyarwanda muri Musée Royal d'Afrique Centrale i Tervuren. Mu mwaka w'1984 Kayirebwa yatangiye gukorana n'itsinda Bila Sangoma. Mu 1986 Kayirebwa yakinnye muri filime yiswe Umulisa, naho mu 1987 Kayirebwa yazengurutse igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda akora ibitaramo ari kumwe na Orchestre Ingeri. Kayirebwa kandi yanitabiriye imihango yo kwibuka umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iyo mihango yateguwe n'abanyarwanda babaga mu buhungiro. Mu 1988
Nyina wa Kayirebwa yararwaye cyane biba ngombwa ko Kayirebwa agaruka mu Rwanda, ariko atinzwa mu nzira bituma asanga nyina yitabye Imana. Mu mwaka w'1990 Kayirebwa yasohoye kasete ye ya kane yise Ubumanzi. Iyo kasete yari iriho indirimbo zakunzwe cyane bikomeye mu Rwanda no mu mahanga. Nyuma yo gusohora iyo kasete, Kayirebwa yanakoze n'ibindi bitaramo byo gufasha imfubyi n'abarwayi ba sida. Umunyabigwi Cecile Kayirebwa Abanyarwanda bafata nk'intwari ikomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu, abinyujije mu nganzo ye yakoze ibishoboka byose ahumuriza anaha icyizere Abanyarwanda, yaba abari mu Rwanda n'abari ishyanga, abizeza ko akarengane bakorerwaga mu Rwanda kazageraho kagashira. Zimwe mu ndirimbo ze zateraga morali ingabo z'inkotanyi zari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Muri izo ndirimbo harimo nk'iyitwa Rwanda, indirimbo yitwa Iwacu, iyitwa None Twaza, Impuruza n'izindi nyinshi zakunzwe cyane. Kayirebwa yanasohoye kandi alubumu yise Rwanda. Iyi alubumu yasohoreye mu nzu yitwa Globe Style, yari ikubiyemo zimwe mu ndirimbo zari kuri kasete zabanje. Kuri iyi alubumu Kayirebwa yaririmbaga anataka ubwiza bw'u Rwanda nk'igihugu, abana bacyo bagomba kwitangira no kukibanamo bose mu mahoro, nta vangura cyangwa irondakoko. Kuri iyi alubumu kandi hariho indirimbo Tarihinda, Inkindi, Ndare, Umunezero n'izindi. Mu mwaka w'1994 abavandimwe babiri ba Kayirebwa duhora twibuka ari bo Rwabagabo Gakwenzire Theodore na Nyirinkwaya Rwabagabo Timote bishwe urubozo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Cecile Kayirebwa nk'umubyeyi kandi nk'umunyarwandakazi wari umaze kwicirwa benshi mu bagize umuryango we barimo n'abavandimwe be, yagize uruhare rukomeye mu kuba hafi abacitse ku icumu, abahoza anabakomeza binyujije mu ndirimbo ze nk'iyitwa Ubupfubyi, indirimbo yise Babyeyi n'izindi. Muri izo ndirimbo Kayirebwa yahumurizaga akanakomeza imfubyi, inshike n'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kayirebwa yanahimbye indirimbo yise Ubutumwa mu rwego rwo kwibuka umuvandimwe we Gakwenzire Theodore wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Icyo gihe kandi Kayirebwa anibukirwa ku ndirimbo nk'Indamukanyo, aho yakanguriraga anasaba Abanyarwanda bose mu gihugu cyose kongera kubana mu mahoro n'ubumwe, bakareka inzangano bafatanyiriza hamwe kubaka igihugu. Mu 1998 umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yasohoye alubumu ye yise Amahoro, anitabira iserukiramico ariyo Fespad ku nshuro ye ya mbere. Naho mu 1999 Kayirebwa yitabiriye Robben Island Event Cape Town muri Afurika y'Epfo. Nuko muri 2001 Cecile Kayirebwa yitabiriye Holocaust Memorial Event i London mu Bwongereza, anasohora indirimbo ye yise Rwanda Rugari. Muri 2005 yasohoye CD yise Ibihozo, naho muri 2006 yaririmbye indirimbo yakoreshejwe mu guherekeza filime ya Hollywood yitwa Shooting Dogs. Uyu Cecile Kayirebwa yashinze ishyirahamwe ridaharanira inyungu yise Seka Rwanda. Seka ni amagambo y'impine, iyicana bihagarariye Cecile,
naho K na A bigahagararira Kayirebwa bisobanuye Cecile Kayirebwa i Rwanda. Seki Rwanda rero ni ishyirahamwe rigamije kubumbatira no gukundisha abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko gusigasira umuco nyafurika mu mbyino, indirimbo n'ubuvanganzo. Muri Kanama ya 2021 Cecile Kayirebwa yasohoye igitabo yise Wowe utuma mpimba. Icyo gitabo kirimo bimwe mu bisigo biri muri zimwe mu ndirimbo ze. Ese ibi bigwi byiza by'uyu munyabigwi wacu Cecile Kayirebwa byakunyuze? Niba byakunyuze gira uti ntibikibagirane duhari n'udutima twinshi muri comment. Ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Jye wumvaga nitwa Roger Twiz. Naho uramutse wakunze ibyo nkora wagaragaza imbamutima zawe unyarukira kuri YouTube channel yanjye ni Twiz Nation, ugakora subscribe, ubundi ukahasanga ibiganiro bindi bitandukanye by'ibyamamare mukunda, iby'amateka ndetse na politike. Naho kuri Instagram ni Roger Twiz. Ciao.